Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Rero ndanezerewe kubw'umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Twasomye uyu munsi, twasanze mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 22 ndetse no muri Zaburi ya 17 n'iya 35. Twasomye kandi no mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice byaho 6. Tugarutse mu isezerano rya kera mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho 22, dukomeza kubona inkuru ya Dawidi, uburyo yahunze Sawuli. Ahangaha Sawuli yaramugenzaga ashaka kumwica, hanyuma ijambo ry'Imana ryatubwiye ko Dawidi yahungiye mu buvumo. Amaze guhungira mu buvumo, aho Sawuli yashakaga yamuhigaga, yari amaze kwica abatambyi bose, abahora yuko bafashije Dawidi. Ibi ngibi tubisanga muri iki gitabo cya mbere cya Samweli ibice 22 ku murongo wa 17, aho hatubwira ngo umwami aherako abwira abarinzi bamukikije ati, nimuhindukire mwice abatambyi b'Uwiteka, kuko bafatanya agatoki na Dawidi, kandi bari bazi ko yahunze ntibabimbwire. Ariko abagaragu b'umwami banga kurambura amaboko ngo bice abatambyi b'Uwiteka. Maze umwami abwira Dowegi ati, hindukira wice aba batambyi. Nuko Dowegi umunyedomu arahindukira arabica. Uwo munsi yica abantu 85 bambaraga efodi y'igitare. Imana dufashe kandi tugirire neza. Ahangaha umwami Sawuli yari amaze kwica abahanuzi, yari amaze kwica abatambyi, abahora yuko bashyigikiye Dawidi, kubera yuko nubwo we yamuhinyuraga Dawidi atari yaba umwami, ariko bo barabibonaga, babona yuko ari we mwami wabo Imana yimitse, nubwo yari atarajya ku ngoma ariko barabibonaga. Rero byatumaga Sawuli amuhiga ndetse n'abamushyigikiye bose agashaka arabica. Ku murongo ngira ngo tuze gutindaho ni uyu murongo wa 23, havuga ngo gumana nanjye, humura kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhiga n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo Dawidi yabwiye Abiyatari ubwo yazaga aje kubikira Dawidi ibyo Sawuli yari yakoze. Arangije amubwira amagambo meza cyane avuga ngo gumana nanjye, ndabizi yuko uhiga ubugingo bwawe ari nawe uhiga ubwanjye. Ahangaha yavugaga Sawuli. Iri jambo yamubwiye ryo kugumana nawe, yabonaga yuko Dawidi we yari azi neza yuko Sawuli nta kintu azamutwara. Yari yizeye ubuhungiro bw'ukuri, yizeye Imana ibasha kumurwanirira. Arangije aramubwira ngo gumana nanjye. Kugumana n'Imana cyangwa se kugumana na Yesu, iyo twagumanye nawe nta kintu na gitoya dushobora kuba. Nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwebwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana ishimwe cyane. Bene data, nubwo Satani ahiga abantu b'Imana, ariko iyo ugumanye na Yesu nta kibazo ubasha kugira, kubera yuko uri mu bwihisho bwe, uri mu mababa ye, ntabwo Satani abasha kumugeraho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amakuba n'ibyago n'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose, kubera ko aba yamuhungiyeho, kubera ko aba ari kumwe nawe. Rero nituguma kuri Yesu, nuguma kuri Yesu ntacyo uzaba. Abantu bajya bahinduka, umuntu yiringira undi, akamwiringira ko hari icyo yamumarira, ariko igihe kiragera bigahinduka. Umuntu ugasanga uko yari uyu munsi ejo ntabwo ariko ari. Ariko iyo twagumanye na Yesu, Yesu ntahinduka. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Niyo mpamvu mbifuriza yuko dukwiriye kugumana na Yesu, kubera yuko niwe nshuti nziza. Muririmbyi yaravuze ngo naho inshuti zose zaduhararuka zose, ngo Yesu we ntabwo ajya ahemukira abakunda. Imana ishimwe cyane.
Yesu ntabwo ajya aduhemukira, Yesu ntabwo ajya ahemukira umuntu wagumanye nawe. Imana dufashe kandi tugirire neza. Twasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 17 ndetse n'iya 35. Ni Zaburi itubwira isengesho rya Dawidi ubwo yari arimo asenga yinginga Imana. Dawidi yabayeho mu buzima bwo gusenga, mu buzima bwo kwiyegereza Imana, muri situasiyo izo arizo zose yanyuragamo yegeraga Imana agasenga. Ku murongo ibice 17 ku murongo wa 18 hari aho yavuze ngo undinde nk'imboni y'ijisho, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe. Umpishe abanyabyaha banyanga, nibo banzi banjye bashaka kunyica bangose. Dawidi yabayeho mu buzima bwo kuhigwa, mu buzima bwo kurwanywa, mu buzima bwo guhangana n'abanzi bamugose, abaho mu buzima bukomeye, ariko yabashaga kwishingikiriza ku Uwiteka kuko yabonaga ko ari we buhungiro bw'ukuri. Aravuga ngo umpishe mu gicucu cy'amababa yawe. Imana nishimwe cyane. Hanyuma rero muri Matayo ibice byaho 6 naho hatubwiye amagambo meza cyane, ni imigani Yesu yagiye acira abantu mu bihe bitandukanye, ndetse abaha inyigisho nziza, aho yababwiraga muri kino gice cya 6 ababwira ngo abigisha gusenga, ababwira uburyo bakwiriye gusenga uhereye ku murongo wa 5. Ababwira ati nimusenga ntimukamere nk'indyarya, ahubwo musenge gutya. Abigisha uburyo bwo gusenga, isengesho rya Data wa twese, ababwira isengesho rizima bakwiriye gusenga. Ku murongo wa 25 aranababwira ngo ariko kandi ntimukaniganyire, ngo nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Imana ishimwe cyane. Ni ijambo ryiza Yesu yabwiraga abantu abahugura, kubera ko iyo urebye usanga ubuzima bw'umwana w'umuntu bubamo amaganya gusa. Bagasenga ariko ntibizere isengesho basenze, ntibizere ko ibyo basabye Imana ibasha kubibaha. Yesu rero amaze kubigisha uburyo bwo gusenga, yarababwiye ngo ntimukiganyire. Ni iki gituma mwiganyira mwibaza ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzambara iki? Yabahaye urugero ku murongo wa 26, aravuga ngo murebe ibiguruka mu kirere, inyoni ntabwo zibiba, ntabwo ariko zibaho. Ati ni iki cyatuma mwebwe mwiganyira? Ko ari njyewe so wo mu ijuru uzi ibibakwiriye, ko ari njyewe ubasha kubamenyera ibibakwiriye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Bene data, mureke tugumane na Yesu. Nitugumana nawe nta kintu tuzakena, nitugumana nawe nta bwoba, ntabwo tuzatinya. Imibereho niba mibi, ubuzima butameze neza, ibintu byahindutse, Yesu we ntabwo ajya ahemukira abamukunda. Abasha kugaburira abantu, abasha kwambika abantu. Niba abasha kugaburira inyoni ziba mu kirere, ntizibiba ariko zibaho. Imana rero idufashe, idushoboze, iturinde kwiganyira kandi tugumane na Yesu, kuko nitwagumana nawe ntacyo tuzabasha gukena tumufite. Ibyo mbasabira nisabira mu izina rya Yesu Kristo.